Umwaka mushya. Happy New Year. Nta ngamba mwafashe se mwebwe? Didn't you make the goals or the vision of this year? Nta bintu mwasengeye? Didn't you pray for something? Reka dusome. Let us read Reka dusome Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. the Bible in Genesis chapter 1 verse 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Genesis chapter 1 verse 26. Haleluya. Hallelujah. Ndatekereza abo tubana hano ko barabizi ko iri yari message y'umwaka urangiye. So I think that everyone that we live together here remembers that this was the New Year message of the last year. Nshima Imana rero ko yangiriye ubuntu kugira ngo mpagarare imbere yanyu ku umwaka mushya. I thank God that He allowed that I stand before you in this service of the New Year. Guhagarara hano n'ubuntu bw'Imana. To stand here actually is the grace of God. Icyambere nuko umuntu aba agihumeka umwuka w'abazima. So first of all is that I'm here because I'm still breathing. I'm still breathing. Icya kabiri kirengeje ibindi nuko ijambo ry'Imana riba rikiri muri twe. Secondly, we thank God that His word is still in us. Rero nababajije ngo mwasenze hari ibyo mwasabye Imana ariko ndatekereza ko twatahuye abenshi cyane banditse amagahunda atandukanye bashyiraho imihigo uwo mwaka icyo bazakora. So the reason why I asked you if you made a pledge of this year is that I know everyone set the goal of the year. Ariko twe kuko twamenye Imana dutandukanye nabo byose twabishize maboko y'Imana tuvuga ngo turashaka kubona wowe. But we who are different from those, we who know the will of God, we hand over everything unto the hands of God, saying we want to see only you, God. Kuko icy'ingenzi nuko twatahuye ko twatsinzwe. Because the priority is that we discover that we failed. Gutsindwa kwacu ni intsinzi ku Mana. But our failure is the victory to God. Kuko bitubashisha guhinduka imbata za Kristo. Because this brings us to become the slaves or the servants of Christ. Rero umwaka mushya wa 2025 ndatekereza ko ngiye kuvuga ku mwaka urangiye uyu turagije Imana kuko byose twiringira muri yo. So I'm going to talk about the last year because this new year we hand over it to God because we believe everything comes from God. Binyuze muri iri jambo umushumba Pake yaduhaye umwaka utangira. So through this message that Pastor Park gave us in the beginning of the last year, yaratuyoboye. So the word led us. Byari ibintu bisa nk'ibitumvikana kuba ko twumva ko dufite imbaraga zikwiye kuyobora ibintu byose gutegeka ubutwari. It was not easily understandable to recognize that we have the power to rule over everything. Birashoboka ko nakwirebaho nkavuga ngo ese ko ntanashoboye niki ubwo butware bwo bumariye iki. So it's possible that I can look unto myself and I say if I'm unable for this, what is the use of this power? Ariko ndashima itorero cyane. But I thank God for the church. Ridutoza kubaho hari ugukizwa ni kimwe. That trains us to live because to receive salvation is one thing. Ariko nyuma y'agakiza kubaho uyobogwa n'umwuka wera cyangwa uyobogwa n'ijambo ry'Imana ni ikindi. But to live after salvation, being led by the word of God, is another thing. Niyo mpamvu n'umushumba uyoboye yabikomojeho ibyo twize ku cyumweru gishize yabivuzeho.
So that's the same as the MC mentioned, the message we learned last week, gukebwa k'umutima, the circumcision of the heart. gukebwa kw'ibitekerezo, ibyo twibwira, ibyo turebesha amaso, kuko ibyo turebesheje amaso atwereka ko hari ibyo dushoboye, hari n'ibyo tudashoboye. The circumcision of our thoughts and the judgment of our sight. Ariko icyiza iyo turi mu itorero cyangwa turi mu Mana byose turabishobozwa. So, but whenever we are in the church, we are in God. God enable us to achieve everything. Ndashima Imana ko yandindiye umuryango mbere na mbere, First of all, I thank God that He kept my family iturindira mu itorero. and He kept us in the church. Uko tugaragara turi abakozi b'imburamumaro, So, as we appear, we are unprofitable servants. ariko binyuze muri iri jambo itorero ryaradukoresheje, But through this message we had, the church used us. riradusunika turenga imbibe z'ibyo twe dutekereza cyangwa ibyo turebesha amaso. The church pushed us to overcome our limit. Mu by'ukuri muri rusange itorero ryacu urirebesheje amaso y'umubiri ntacyo dushoboye. So surely when you judge our church with our own eyes, it is unable. Ariko binyuze mu mushumba, binyuze mu isezerano yaradusunitse. Muzi ko dukunda kubivuga cyane, ibyo byabaye umwaka ushizeho, ni ukuvuga ngo yaradusunitse kugira ngo tubone aho twagura ikibanza ndetse tugire imigabo n'imigambi yo kuzimuka. But through the church and the pastor, he pushed us to finally get the land in order to shift from this place. N'ababesha hari igihe twicara n'umushumba akatwereka ibishushanyo yifuza, ibitekerezo afite, ariko ku mutima se aya mafaranga azava he? Surely sometimes I used to sit with the pastor and I hear from him the roadmap and the vision, and my question was where this money will come from. Byari bigoye cyane ku kintu kijanye n'inyubako kugira ngo twumve umutima w'umushumba, kugira ngo ushushanya abashe gukuramwo ibishushanyo nk'ibi mureba imbere yanyu. So it was a big thing. It was not easy to sit with the pastor and finally we get even the drawings of this thing you are seeing. Ariko kubera kwigishwa cyangwa gutozwa ugakurikira ukumva, ibyo byose byagiye bikoreka buhoro buhoro, atambaraga n'ibitekerezo byo kuvuga ngo hari icyo utwereyeho cyangwa kuvuga ngo wowe urashoboye cyangwa mbese ufitemo uburambe muri ibyo bintu. So, but through learning and being trained, we just followed whatever were spoken to us instead of looking our ability or what we are able to do. Abantu ndatekereza ko hano hari abafite cyangwa abakoze imishinga y'ubwubatsi, tukibyohereza akunda kubivuga ko twabyohereje muri 2022. I think some of you made some projects of construction. As Pastor used to say, we started submitting this project in the year 2022. Ubundi mu mategeko y'u Rwanda kugira ubone icyangombwa cy'ubwubatsi gifata hagati y'iminsi 21 n'iminsi 30. So concerning the law of Rwanda, to get the permit, it is about 21 days. Ariko noneho urumva iki ko cyafashe imyaka ingahe? 2. But you heard that this permit took 2 years. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ntibyari gushoboka ko ntibyashoboka ko twabona icyangombwa cyo kubaka. So in other words, we can say it was impossible to get the permit for construction. Hari byinshi batubwira, hari ibyo physical plan aho hantu bitari bihari, ariko Imana ishira umutima mu mujyi wa Kigali bemera ko haba physical plan. Twebwe ntabwo twigeze tuvuga ngo nta mbaraga twari dufite kuvuga ngo reka dusabe physical plan. So in the area of our plot, there was no physical plan, but God worked so that the city of Kigali made this to happen. Ndashima umushumba ko iteka ryose yahora ashyiraho igihe cy'amasengesho. So I thank the senior pastor that always made the program of the prayer. Ariko nkatekereza amasengesho ahindura amategeko muyazihe. So but I was wondering what about these prayers, the prayer which can change the laws.
Where does this exist? ahantu nta physical plan ihari. Amategeko y'u Rwanda ntabwo akwemerera kubaka ahantu hatagira physical plan. So the law of Rwanda does not allow you to have the building in the place where there is no physical plan. Kwa gutozwa umuntu naraceceka. But I kept silent due to these trainings I have mentioned. Nanjye ngasenga. And I pray together with the others. Sinzi ko nabyita ko ari ukwishushanya. I do not know if I can say it was to pretend. Kuko nasenga ibirenze amategeko ndayazi. Because I was praying knowing what the law requires. Bakabiha back, bakabidusubiza. But the project could be rejected. Ubundi mu mujyi wa Kigali bashaka kugusubiza mu buryo bubiri. Hari igihe bagusubiza bakubwira kukosora ibintu biri tekiniki. Ariko iyo bakubwiye physical plan ni ukuvuga ngo nta kadomo ni uguceceka, nta kindi wowe ufiteho, nta burenganzira, nta kintu na kimwe ufite cyo guhinduraho uretse gutegereza igihe izakorerwa. So the city of Kigali answers in two ways: to say you correct these technical issues, or when they answer saying the physical plan, you need only to wait. Ni ukuvuga ngo physical plan ni politiki ya leta, ni ingamba za leta. So this physical plan is the measurement of the government. Noneho nyuma babisubije umushumba ati mubisubizemo. So when they answer us the same, the pastor said, you submit again. Imana muzi ko igihe Imana ifite inzira nyinshi twe tutabasha gukora kumenya cyangwa kutahura muri twebwe. So God has many ways we can't identify. Ishobora gushira umutima mu muntu utarasanzwe afite uwo mutima. So God can establish the heart in someone who didn't have this heart before. Binyuze mu masezerano, binyuze mu mushumba yahagurukije umuntu arabikurikirana. So through the prayers, through our senior pastor, God raised a person and he did the follow-up for this project. Ndashima Imana ko itorero ridutoza ko nta kwiringira umwana w'umuntu kuko ijambo ry'Imana avuga ngo havumwe uwiringira imirimo igize iki. So Yes. I thank God, even the church, because we learned that we don't have to rely upon a human being. Ntabwo nigeze mbona umushumba wendaga afukamira umuntu cyangwa wendaga mushimiki iteka ryose yahora abona ko igisubizo kiva mu Mana. So I never saw our pastor praised anybody or kneel down for any person, because he always say that the answer will come from God himself. Ibyo byaranyigishije cyane. And this gave me a lesson. Nyuma yaho hagera igihe tugira ibiganiro n'umujyi wa Kigali, noneho ushaka kudutegeka ibyo bo bashaka. So later on we had discussions with the Kigali city, and they wanted to give us the order according to what they want. Ariko harageze igihe Imana ikorera mu mitima yabo irabacokoza bemera ibyo twebwe twifuza nk'itorero. And the day came where God worked, and then they admitted what the church wants. Nasomye iri jambo ntangira isezerano baduhaye umwaka ugitangira. So I began reading this verse, the promise of the beginning of the year we have ended. Igice cya mbere itangira igice cya mbere umurongo wa 26. Genesis chapter 1 verse 26. Ariko hari ahantu arakajambo karimo mbese gutegeka isi yose. So but I love one part which says to have dominion over all the world. Ushobora kwisuzugura wowe uri hano. So you can despise yourself, you who are here. Dufite Imana. But you have God. Imana ivuga. God who speaks. Ntabwo ivugira muri za zindi za abarashababa whatever. God which does not speak through these people of Shakarababa. Ariko iravuga ikanasohora. But God speaks and accomplishes what he promises. Ubu duhagaze hano nk'itorero dufite cya cyangombwa mu maso y'abantu kitari gushoboka kuboneka, ariko mu maso y'Uwiteka kuko yabivuze yamaze kugisohora irakiduha. So now we stand here proclaiming that God himself provided the permit of construction, which was impossible in the eyes of people. Noneho babandi bimbura mu maro dufite igihe murabyibuka ko twateguye amateraniro y'ishimwe ndetse no kwitanga.
And we who are unprofitable servants, you remember once we gathered together in the special service of thanks. byankoze ku mutima noneho binyereka ko ndi umupfapfa. And this touched my heart, and I reflected that I'm a foolish person. Kumva ba bantu turebesha amaso bitanze miliyoni 180 zirenga. So we who are looking unto ourselves, who are not anything, but we made a pledge of 180 millions and above. Iyo mana ntimwayikomera amashyi. Can't you clap? Ndahamya ababikoze ntabwo bitanze barebye imbaraga zabo, ahubwo bitanze batumbiriye amaso Uwiteka. I'm very sure the people who pledged did not look unto themselves, but God the Almighty. Ndashima Imana rero ko iyo twabonye mu mwaka ushize, So I thank God that the one we experienced the last year, ubu tugiye kwifatanya n'itorero, and now we are going to partake in together with the church tukaba aba mbere and be the best, kugira ngo tube abatware. in order to have the dominion over everything. Aya masezerano na yacu. This is our promise. Ntabwo ari ay'abanyamahanga, This is not the promise of Gentiles, n'ay'abana b'Imana. and this is the promise of the children of God. Twavutse ubwa kabiri, We are born again, twarakebwe, and we are circumcised. ubu dufite ibitekerezo bishya n'ingamba zishya, byose bibonekera mu Mwami Imana. And now we have new ideas which are found in the Lord God. Inyuma hari amasezerano yanyu tugiye kumva. And soon we are going to hear the new promise. Hari byinshi byiza, There are good things ahead, reka nsoreze hano. and I will speak up to here.